nyakubahwa mushyitsi mukuru muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Nitwa Iyakaremye Joseph, ndi umuturage mu murenge wa Bumbogo, kagari ka Musave, mudugudu wa Rugando. Tugiye kuganira ku mateka yaranze iki gihugu cy'u Rwanda, ariko mbere na mbere reka nanjye mbanze nihanganishe abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda turayibuka ku nshuro ya 32, ikaba ari inshingano ya buri munyarwanda nk'uko bikubiye mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, mu irangashingiro yaryo rivuga muri aya magambo: twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni. Twibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Itegeko nshinga rinasobanura ko twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bijyana n'inshingano yo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, bikabivuga muri aya magambo: twiyemeje kurandura burundu ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibyo igaragaramo byose, amacakubiri n'ivangura bishingiye ku moko, ku turere n'ibindi ibyo ari byo byose. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ni ubwicanyi ndengakamere u Rwanda rwagize mu mateka yarwo. Yaje ikurikira ubundi bwicanyi nanone bwibasiye Abatutsi guhera mu 1959, bigizwemo uruhare n'ubukoloni bw'Ababiligi n'ubutegetsi bwakurikiyeho bwari mu mashyaka ya politiki nka Prosoma, Parmehutu, MRND, CDR n'andi menshi yubakiye ku irondabwoko bitaga Hutu Power. Amategeko mpuzamahanga ibihugu bigenderaho ndetse n'amategeko y'u Rwanda asobanura Jenoside ko ari icyaha gituruka ku mugambi wo kwica itsinda ry'abantu bose cyangwa idini. Niyo mpamvu kubera u Rwanda havugwa Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko hagati y'1990 n'1994 ubutegetsi bwari mu Rwanda burangajwe imbere n'ishyaka rya MRND riyoborwaga na Juvenal Habyarimana, bwateguye umugambi wo gutsemba igice cy'Abanyarwanda b'Abatutsi kandi bubishyira mu bikorwa. Umugambi wo kurimbura Abatutsi n'ibikorwa byakurikiyeho byo kubica hose mu gihugu guhera ku itariki 7 Mata 1994 ntibyaje bihubutse cyangwa bitewe n'impanuka y'indege yari itwaye Perezida Habyarimana nk'uko abakwiza ibinyoma babibeshya. Mu Rwanda rero mbere y'uko umwaduko w'ubukoloni uza, u Rwanda rwagiraga umwami, kandi umwami akaba koko ari umubyeyi wa bose. Umwami wabaga ari umubyeyi wa bose, Abanyarwanda bahuriye mu itorero rimwe, Abanyarwanda bafite umuco umwe. Ariko haje kwaduka abakoloni b'Ababiligi bageze mu Rwanda, bashatse uko batandukanya Abanyarwanda, ariko basanga umwami w'u Rwanda ntago yabemerera. Umwami w'u Rwanda rero uyu wa gatanu Musinga yarabirwanyije, abazungu bamuca mu Rwanda ku ngufu, bamujyana muri Kongo, ari naho itanga rye ryabereye. Kongo rero n'ubundi nayo yakolonizwaga n'Ababiligi, yo rwose yitwaga na Kongo Mbiligi. Iyo abakoloni b'Ababiligi banza nta barwananyagamo, urumva Musinga bamuciriyeyo kumwica ntago byabagoye, kuko na n'ubu umugogo we ntago u Rwanda rwigeze rubona ngo rutabarize.
abakoloni rero bamaze kwica Rucamusinga bashyizeho umuhungu we Rudahigwa ariko nawe akorana nabo abonye ko nawe bitashoboka atangira inzira yo gusaba ubwigenge, nuko nawe bapanga umugambi wo kumwica, bakoresha umuganga w'umubiri wamuvuraga, nuko amutera urushinge rw'umurozi. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nawe abaratanze mu 1959 mu kwezi kwa karindwi. Ishyaka rya Parmehutu ryashyizwe ku butegetsi n'abakoloni. Ubwicanyi bwibasiye abatutsi guhera mu 1959 no mu myaka yakurikiyeho. Abakoloni b'Ababiligi bafashije Parmehutu gutegeka kwica abatutsi bahereye bari abayobozi, abashefu, abasushefu n'abandi bakozi bose b'abatutsi babaga mu buyobozi. Ibikorwa biyobowe n'ishyaka rya Parmehutu bihagarikiwe n'abakoloni. Iyi gahunda yajyanye no kwimura ku gahato abatutsi mu bice bari batuyemo ari benshi, nko ku Gikongoro, mu turere twa Nyamagabe na Nyaruguru, mu Ruhengeri n'ahandi, bajyanwa mu Bugesera na Rukumberi. Babakuye muri ibyo bice rero byose bari batuyemo, babajyana mu Bugesera na Rukumberi, babakura mu byabo. Ibikorwa byo gutwikira abatutsi byarakomeje mu mwaka w'1960 n'1961 ahantu hatandukanye mu gihugu, bikorwa n'abayoboke ba Parmehutu bahagarikiwe n'abakoloni b'Ababiligi. Ni nako impunzi z'abatutsi zahungaga igihugu zagiye ziyongera uko buri gihe zakorerwaga urugomo n'ubwicanyi. Kuvuga ngo Parmehutu imaze kugeraho bahimbaga ikintu cy'urugomo, bagahita bavuga ko ari abatutsi babiteye, abatutsi bakicwa, abandi bagatwikirwa, hanyuma abandi bagahunga igihugu. Ni muri ubwo buryo ingengabitekerezo ya Parmehutu yavugaga ko igihugu ari icya Gahutu, yaganishije ku bwicanyi bwakorewe abatutsi. Parmehutu yeguriwe ubutegetsi, imenyera ityo guhora itangiza ubwicanyi aho ishakiye n'igihe cyose iboneye urwitwazo, ndetse muri urwo rwego rwo kubuza abatutsi kugaruka mu gihugu no kubuza abaciriwe mu Bugesera na Rukumberi gusubira mu byabo, leta ya Perezida Kayibanda yashyizeho itegeko mu mwaka w'1966 ibakumira kugaruka mu gihugu no gusubira mu byabo. Itegeka ko n'imitungo y'impunzi igomba gutangwa kandi imiryango yabo yasigaye mu Rwanda ntigireho uburenganzira. Yacikiwe n'akarengane gahoraho kakorerwaga abatutsi mu nzego zose no mu buryo bwose, babuzwa iby'ibanze bigenewe abandi banyarwanda nk'amashuri, akazi, ibyangombwa byo kujya mu mahanga, za pasiporo ntibazibonaga, kubaka no gutura byose barabikumirirwaga. Gutoteza abatutsi byinjijwe muri politiki, ndetse iteka igihe cyose habaga ibibazo mu Rwanda, Parmehutu ubwayo yitirirwaga ko abatutsi babateranya. Mu myaka yakurikiyeho ahari muri Perefegitura ya Byumba, ubu mu turere twa Nyagatare na Gicumbi no mu Bugesera, bamwe mu mpunzi bateye udutero shuma
bavuye mu Bugande mu 1962 n'u Burundi mu 1963. Leta yo kugira ngo irwane n'abo bantu yafashe icyemezo cyo kubarwanya ariko ikanica abatutsi basigaye mu Rwanda. Ibyumba hishwe abagera kuri ku 2000 mu 1962, naho mu 1963 hicwa abarenga 3500 hose mu gihugu, cyane cyane ku Gikongoro, Bugesera, Kibungo, Cyangugu, Kibuye, Gisenyi, Ruhengeri, Gitarama, Nyanza n'ahandi. Ishyaka rya MRND ryakomeje mu murongo w'irondabwoko rya Parmehutu. Muri Nyakanga mu 1973, General Major Juvenal Habyarimana wari Minisitiri w'Ingabo mu butegetsi bwa Kayibanda yateguye coup d'etat ahirika Kayibanda ku butegetsi, atangaza ko azanye amahoro, ubumwe n'amajyambere, ariko byaranze, byari byo mu magambo kuko yakomeje politiki y'irondabwoko rya Parmehutu, abishyira mu mategeko no muri gahunda za politiki z'ishyaka rye. Habyarimana yakoze coup d'etat yabanje gufatanya na Kayibanda gukurura ivangura mu gihugu, tangaza ko abatutsi bongeye kuba benshi mu gihugu. Ngo Habyarimana nawe yigishije ko abatutsi bamaze kuba benshi mu gihugu, mu mashuri, mu mirimo, ko hakwiye ikiswe ikubura. Habyarimana niwe wazanye rero iyo gahunda yitwaga ikubura, yitwaje ngo abatutsi babaye benshi mu mashuri no mu mirimo, kugira ngo igihugu gisubirane bene cyo, kuko bavuga ko ngo igihugu ni icy'abahutu gusa, abatutsi bo kabita ko atari abenegihugu ahubwo ari abanyamahanga. Amaze kugera ku butegetsi yatangaje gahunda ye, abwira abanyarwanda ko ashyizeho politiki yise iringaniza ry'amoko mu turere, ayikoresha mu gukumira abatutsi mu mashuri, mu mirimo, ayikoresha kandi mu gutonesha uburyo bukabije perefegitura yavukagamo ya Gisenyi n'iyo bituranye ya Ruhengeri n'igice cya Byumba. Cyane cyane muri Byumba igice yafashe ni icyavukagamo Muhirwe Felicien Kabuga, bari inshuti cyane. Habyarimana kandi yakomeje gukurikiza amategeko n'amabwiriza yashyizeho mu gihe cya leta ya Perezida Kayibanda, kubuza impunzi z'abatutsi kugaruka mu Rwanda, ndetse yongera kuyatangaza mu igazeti ya leta mu rwego rwo kugaragaza ko leta ya Parmehutu na MRND ari zimwe. Abanyarwanda bagerageje gusaba impinduka n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu bagiye bicwa na leta ya Perezida Habyarimana, ndetse iyi leta yaniciye muri gereza abanyapolitiki ba leta ya Kayibanda. Yari yarahiritse ubutegetsi kandi bose bari abahutu, ku buryo n'imiryango yabo itigeze imenyeshwa ko bishwe, naho imirambo yabo yashukunywe ngo bayishyingure. Impunzi rero zari zarahunze zijya hanze zakomeje muri iyo myaka yose gusaba kugaruka mu gihugu cyabo. Leta ya Perezida Habyarimana irabyanga, kugeza ubwo muri Nyakanga 1986 leta yafashe icyemezo binyuze mu ishyaka rya MRND ko impunzi zigomba
guhama ubuhungiro kuko u Rwanda rwuzuye rudafite aho rubashyira. Iki cyemezo cyaje gukurikira ikindi cyari cyafashwe mu mwaka w'1982 icyo leta y'Ubugande mu mwaka w'1982 leta y'Ubugande yari yirukanye impunzi z'abanyarwanda ku ngufu. Zigeze mu Rwanda, leta y'u Rwanda nayo izisubiza i Bugande ivuga ko atari abanyarwanda. Urumva rero ko abanyarwanda b'abatutsi bari barahungiye i Bugande 1982 ubutegetsi bw'Ubugande burabirukanye, ariko Perezida Habyarimana ati ntimushobora kugaruka mu Rwanda, ntago muri abanyarwanda. Ngako akarengane ndengakamere impunzi zakorewe kakiyongera kuri politiki y'irondabwoko, irondakarere, ivangura n'amacakubiri byari mu Rwanda byatumye FPR Inkotanyi ivuka itangiza urugamba rwo kubohora igihugu tariki ya 1 Ukwakira 1990. Nyuma y'uko FPR Inkotanyi itangije urugamba rwo kubohora igihugu, leta ya Perezida Habyarimana Yuvenali yabigize urwitwazo itegura gahunda yo kwica abatutsi guhera mu Kwakira 1990. Aho kurwana urugamba rwa gisirikare na FPR Inkotanyi, aho gushaka uburyo bwa politiki bunyuze mu bwumvikane bwo gukemura ibibazo byatumye intambara ibaho, leta ya Perezida Habyarimana guhera mu 1990 yahisemo inzira y'umugambi wa jenoside. Ikoresha inzego zose, ikora icengezamatwara byamamaza urwango ku batutsi, byajyanaga n'iyicwa ryabo mu bice bitandukanye by'igihugu. Abatutsi bishwe mu Kibirira n'Umutara mu 1990, mu Murambi na Gatsibo mu 1990 kugeza mu 1991, mu Ruhengeri na Gisenyi abatutsi barishwe mu 1991 n'1992, mu Bugesera, Kibuye, Shyorongi mu 1992 nabo barishwe. Muri Mutarama 1993 abatutsi bongeye kwicwa mu Ruhengeri, Gisenyi, Byumba, Kibuye na Kigali ngari. Leta ya Perezida Habyarimana yifashije kandi itangazamakuru ryayo ririmo Radio Rwanda, Imvaho n'ibitangazamakuru by'abahezanguni b'intagondwa z'abahutu, byashishikarizaga abahutu kwanga no kwica abatutsi. Muri ibyo harimo igitangazamakuru Rutwitsi, Kangura, RTRM n'ibindi. Nk'ikinyamakuru Kangura cyasohoye inyandiko yiswe Amategeko 10 y'Abahutu mu Kuboza 1990. Yahamagariraga abahutu kwitandukanya no kwirinda abatutsi mu buryo bwose. Mu rwego rwo gushimangira ingengabitekerezo ya jenoside mu ngabo z'igihugu FARI, muri Nzeri 1992 ubuyobozi bukuru bwazo bwatangaje inyandiko yasobanuraga ko umwanzi w'igihugu ari umututsi w'imbere mu gihugu n'uwo hanze yacyo, ndetse n'undi wese ushyigikiye FPR Inkotanyi. Leta ya Perezida Habyarimana yashyizeho imitwe yitwara gisirikare yiganjemo urubyiruko, inaha intwaro abagize iyo mitwe, hagamijwe gutsemba abatutsi. Mu mitwe yamenyekanye twavugamo nk'interahamwe za MRND, impuzamugambi za CDR, amahindure, turi hose n'izindi. Iyi mitwe yose rero izi ngabo FARI zarayishyizeho kugira ngo izazifashe gukora jenoside.
ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi kuva mu 1900 kugera mu 1994 bwakorwaga imiryango mpuzamahanga ibizi, nk'uko raporo y'imiryango yahamyaga ko ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana bwari bufite umugambi wateguwe wo kwica abatutsi mu gihugu hose. Umuryango mpuzamahanga wari ufite amakuru ariko uhitamo kutagira icyo ukora kugira ngo uburizemo uwo mugambi. Jenoside yakorewe abatutsi yateguwe ishyirwa mu bikorwa n'intagondwa z'abahutu zacuze umugambi w'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana ku mugoroba w'itariki 6 Mata 1994 nk'uko byagaragajwe na raporo zitandukanye. Itariki 8 Mata 1994 hashyizweho guverinoma y'isi y'abatabazi yari iyobowe na Theodore Sindikubwabo wabaye perezida wayo na Yohana Kambanda wabaye minisitiri w'intebe wayo. Yari ifite umurongo umwe gusa w'uko jenoside igomba gukorwa mu gihugu hose, gutanga intwaro, gukangurira abaturage gukora jenoside no guhimba ibinyoma byo gukinga mu maso umuryango mpuzamahanga byaberaga mu Rwanda. Ibyaberaga mu Rwanda urumva iyo politiki, iyo guverinoma y'abatabazi yo nta n'undi murongo yari ifite wo guteza imbere igihugu usibye wo gukora jenoside gusa. Jenoside yakorewe abatutsi yashyizwe mu bikorwa umuryango mpuzamahanga, umuryango w'abibumbye ufite ingabo mu Rwanda. Murabizi mu Rwanda hari ingabo za Mintwari, ariko ku itariki 11 Mata 1994 nyuma yaho ingabo z'Ababiligi bari mu butumwa bw'uyu muryango zizinze ibyazo zigataha, abatutsi bari bahungiye mu kigo cy'amashuri cya Eto Kicukiro batewe n'abasirikare ba leta FARI n'interahamwe barabashorera babajyana kubicira i Nyanza ya Kicukiro. Ubwo jenoside yaririmbanyije, Ubufaransa bwohereje ingabo zabwo mu Rwanda mu butumwa bwiswe Operation Turquoise bumenyesha ko baje gutabara abicwa, ariko mu by'ukuri ntabwo byari byo, ahubwo byari ugufasha leta ya FARI kurwanya FPR. Jenoside yahitanye abatutsi barenga miliyoni, ihagarikwa muri Nyakanga 1994 n'ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Guverinoma yise y'abatabazi maze gutsindwa hamwe n'abasirikare bayo FARI n'interahamwe bahungiye mu gihugu cya Zaire aricyo Repubulika Iharanira Demokarasi y'ubu, bahungana intwaro bari bafite, bakirwa na leta ya Kongo ibatuza mu nkambi zitandukanye hafi y'umupaka w'u Rwanda. Aba jenosideri barisuganyije bakomeza umugambi wabo wo kurangiza jenoside babanje gutera u Rwanda no kugaruka ubutegetsi. Abanyarwanda bibuka intambara yiswe y'abacengezi. Iyo ntambara y'abacengezi nayo u Rwanda yarajengereje rwose. Yashozwaga rero n'umutwe wiswe Ariri. Uyu mutwe niwo interahamwe zigeze muri Kongo zashinze, wasimbuwe rero wahindura izina mu 2000, noneho witwa FDLR. Murabizi ko na n'ubu ikomeje umugambi wa jenoside, aho mujya mwumva ko
Abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo bahora bicwa bahohoterwa. Uyu mutwe niwo wabashije kujyanayo amacengezamatwara yo guhiga Umututsi aho ari hose. Tugere rero ku rugendo rwo kongera kubaka u Rwanda mu bumwe bw'Abanyarwanda. Kubohora igihugu no guhagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi byabaye umusingi wo kongera kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. U Rwanda rushya rwubakiye ku ndangagaciro n'ihame ry'ubunyarwanda. Politiki ya gahunda z'igihugu zose zubakiye ku ihame ry'ubumwe bushyira imbere ubunyarwanda, umuturage mbere ya byose. Amahitamo y'Abanyarwanda no kwishakamo ibisubizo, kudaheranwa n'amateka no kuyubakiraho ejo heza habereye buri munyarwanda. Abanyarwanda bahisemo gushakira ibisubizo mu muco wabo, maze hubakwa uburyo bushimangira ubumwe n'amahitamo yabo. Hagaruwe itorero ry'igihugu ritoza Abanyarwanda, higishwa ndi umunyarwanda, ishimangira isano muzi ihuza Abanyarwanda, himakazwa umuco wo kuganira no kujya inama mu bikorwa nk'umushyikirano uhuza Abanyarwanda hamwe, azagira inka ifasha buri munyarwanda kugira imibereho myiza. Umuganda ufasha Abanyarwanda kwiyubakira no kwishakamo ibisubizo bashyize hamwe. Umuganura ushimangira gukorera hamwe no kudaheza, n'ibindi bibanisha Abanyarwanda bagasabana. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Mena Ubumwe mu mwaka wa 2025 ku gipimo cy'ubumwe bw'Abanyarwanda bwagaragaje ko ubumwe n'ubwiyunge by'Abanyarwanda bwiyongereyeho 13% bugera kuri 95.3% mu mwaka wa 2025, buvuye kuri 82.3% mu mwaka wa 2010. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko 97% by'Abanyarwanda bemeza ko ubunyarwanda busumba ikindi cyose umuntu yakwibonamo, kandi bufite uruhare runini mu kubumbatira ubumwe mu bene gihugu. 99% by'Abanyarwanda bemeje ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bifite uruhare rukomeye mu kubaka ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Izamuka ry'ibipimo bisobanurwa n'ubushake bwa politiki y'ubumwe bw'Abanyarwanda ifite mu kubanisha neza Abanyarwanda. Bahabwa amahirwe angana, leta yiyemeje kurwanya akarengane n'ivangura. Hashyirwaho gahunda z'isanamitima zifasha komora no gukira ibikomere, ubutabera no kuzamura imibereho y'abaturage ku buryo budaheza. Tugana ku musozo, gukumira Jenoside no kurwanya Jenoside ni inshingano zacu nk'Abanyarwanda, kuko tuzi aho Jenoside yakorewe Abatutsi yagejeje u Rwanda. Amateka duhamiriza ko ingengabitekerezo ya Jenoside idakumiriwe ngo irandurwe iba itegura kwisubiramo kwa Jenoside. Kurandura ingengabitekerezo ya Jenoside bibe intego ya buri munyarwanda.